ubona natari bujyeho ngira vuba uveho. Aha kanivira amayane yandaya. Mugisha muri hehe? Muze mbabwire. Noza ubwenge we gasa. Ngiye kujya mu nzu. Ariko umuntu uri buse kubabaza ngo ndihe. Mubwire ko ntahari. Ngiye kuba ngiye mu nzu mbe niryamiye ndabizara umuntu uri buze gukomanga kandi sinshaka kubonana nawe. Ntabwo ari ngombwa ko mbabwira icyo nshakira ariko mwe mubwire ko ntahari. Sibyo? Yo natasiyo mumenye ubwenge. yabasuzuguye kuko ntabwo yanyumva neza agomba kunyumva neza. Abana mwiriwe umeze ute igikobwa ko mutagiye ku ishuri? Hoya uyu munsi nakoze kari kwanjye. Nibyo papa ariyo Nawuhari. Ndamushaka cyane. Ndamushaka. We namuhumure nta kibazo. Nta kibazo. Girayo yindi. Yego rata. Murakoze. Nawuri. Oya muze muje kunyuma. Nta kibazo. Oya mureba arimo. Oya reka murebe mubwire ko mushaka. Wasanga yagiye mu cyumba. Hey. Okay. Mbona nawe uhari wa? Ari mu cyumba cye. Okay, muze hano mbabwire. Nuvuga ngo ikigaragara cyo uko wanyu nawe uhari. Sinakubwiye ko nawuhari. Kagakobwa karabeshya. Arimo aramucyumba. Okay, nta kibazo. Naza mumubwire ko hari umuntu waje kumushaka. Muramubwira ko ari inde? Mumubwire ko ari profe wamushaka. Sibyo? Yego. Agakobwa. Oya nta kibazo nshuti yanjye. Ningaruka nzabazanira na bomba. Oya uyu ngo yarabeshya numubeshye. Mwihorere nta kibazo. Sibyo? Muri abana beza. Sawa murakoze. Sibyo? Sawa. Muzamuzanira akabombo uyu. Oya nta kibazo. Nawe tuzamuza. Uyubeshya. Sibyo? Sawa abana murakoze. Mwe tuzasubira ubutaha. Sibyo? Muri abana beza. Vumba rero inshuti yanjye urabizi ikintu naguhamagariye rero ni iki kibazo gikomeye cyane kandi uragikemura nanjye kandi nzakubera inyangamugayo jewe rwose kidobyo urabizi ntago njya
nkora ikintu gikorwa cy'urukozasoni. Hari akadiri ufite akamodoka nshaka kujya kugura, ndaburaho udufaranga duke cyane, 100,000 tundize. Niyo wayampa uyu munsi saa 4 izi saha turi, ndagusezeranya ko saa 8 amafaranga yawe vuba. Ubundi mbere na mbere utarahaguruka wawe uje kunguza amafaranga, ubundi uranze Siravumba se amateka yanyu urayazi, amateka n'imibereho yanyu urayizi. cyazi nuko uri umugira neza kandi ntago nawe nkwitabaje nkwizeye. Ubundi se nzahagana utaraza kunguza amafaranga nzahagana ese muri quartier wanyu hariya bizi ko uri umunyamico myiza kandi ukaba nega nta n'amahano ugira wowe Muravumba, ndabizi kandi nanjye nzakwishyura, nako ndakwishyura mu kanya. Subiga 100,000 ubundi mbikugurije, ubundi wanyishyura yukuye ubwo ufite amafaranga. Urumva niyo mburaho yonyine ngo njye kugura imodoka, reba imitungo. Turabaragwa twasigiwe ibintu, iyi nzu reba ni iyanjye ubwanjye. Uraza kumvikanisha ko iyi nzu ari iyawe, cyangwa muri babateka mitwe babambuzi ngenda mbona hanze ahangaha. None se reka nkubwire, njyewe ubwanjye navutse ndi umwana njyenyine na mushiki wanjye umwe, kandi aho yashatse afite amazu akubyiye 3. Iyi ntago azagaruka kuyimbaza iyanjye. Abise ko ndaye impagararo yawe n'iyi nzu bamwo, nkaba ndeba ntaho bihuriye, iyi mitungo wayigezeho gute? Ako Miravumba wowe mbabarira winyibagiza. Ikibazo cyanjye n'ubu mu kanya telefone imaze gusona bambwira ngo nintahagera ngo nishyure imodoka barayitwara. We ikibazo cyanjye kinyamurire. Nakubwiye ko amafaranga ahubwo se ntihumva ufite ubushobozi bwo kwishyura 100,000. Kera se urabizi amafaranga yanjye aba ari aya business. Iyo nguhaye 100,000 uyazana hariho inyungu y'20,000. Ako none banke rambe ariko ndabyemeye. Saa 8 amafaranga yanyu urabu yanshubije. Saa 8 to unzi ku izina ryitwa Muravumba, ndiko witwa nyine, ariko none bibirenze kuri ibyo genda umusirikare. Faranga y'abafande se kwa mbisa bavugara, ariko ngenda erega ubundi se ufite ubuhe bwoba, ngenda yaguharegara ntago ari kera. Saa 8 iburame 120 nizirenga se. None aho ubu ngubu ukiyama ndata ntangira nyungukire n'igihe twavuganye kitararenga. Saa 8 urame 100,000 nakugurije n'inyungu y'20,000. Ugenda ukemura ibibazo byawe, ariko nizirenga utamaye amafaranga yanjye akwitendekera. Nzi ko wenda unguriza nta nyungu iriho igihe ndi bukwishyurira igihe, ariko sundi amafaranga nanayabona. Ikibazo rega nuko we utari kubivuga nabikora. We yazane amafaranga ntago ari ikibazo rwose. Natana guherekeza utahe, amafaranga yose bayaratugiriye neza aho ngaho haravivuwe. Natana guherekeza utahe ngewe, ubundi numara kugenda, ukimara kugenda natanya kwishyura ugaruke kundeba. Ariko abagabo basezerana iki? Siho bahurira se. None se ubu ndenda kwimuka reba iyi nzu. Igenda ukemura ibibazo byawe. Saa 8. Ego ni inshuti yanjye ndabizi. Sindeba rero kumva kidodo neza bite se mu buzima busanzwe ra? Ndabona nta kibazo pe. Nanjye nuko ndashima Imana, ariko imodoka yanjye ifite akabazo. Ikintu ariko hamagariye nabonye ufite akamodoka keza kandi nanjye umungara burya ndagukunda. No kuvuga ngo rero iriya modoka yawe ni automatique ndayikunda. Iriya modoka yanjye iriya modoka yanjye rero narayiguze abana, narayiguze na automatique. Ako nsenze ko ayishobora iriya modoka. Ndayishobora. Akanjye ubona ko katagaragara neza, nta kajyana gusura umwana nk'uriya w'Imasaka hariya hafi. Ni Masaka uramukora? Ni w'Imasaka ndo tubonanye. Nagira ngo ntize kuri iyi modoka yawe, nubundi niba utayifitiye ikibazo byihutirwa uyikeneye, nubundi ndagenda nka saa 9 nka saa 2 ndaba nkugezeho, kandi nta kibazo cyanjye urabizi tubanye neza. Kido bya nshuti yawe ntacyo nakwima. Yego icyo nakwima ni ubuyobozi bwonyine, ariko ibindi byose tubanye neza. Tubanye neza na hano muri quartier barabizi. Imba muranye mo nkwifashishije rero. Rero Kidobyo imodoka yanjye nafite gahunda kugenda ejo mu kazi. Kubera uri inshuti yanjye.
twasanga kabisa nakayi Eh, ndayigutije yego. ndetse dore kimenye dore imodoka akira fate saa mbiri ejo ndayikeneye mu gitondo ndayikeneye nkajya mu kazi ariko se sibide Kare. ubizi neza Yeah. njye ndi inyangamugayo n'umutungo nkaba nkufite reba iriya yanjye ntiwayemera ndabizi niyo mpamvu nanjye ntayijyana muri iyi minsi mfite n'akabazo ariko nta kibazo nicyo nakubwiraga rero reka njye muri parikingi ndebe ko genda ireba ara hepfo ewa nta kibazo Na- ahubwo kidobya kandi inyangamugayo nta muntu n'umwe mba mideni hano muri aka gace hose barabizi genda imodoka ndayiguhaye ariko imodoka saa mbiri uko ubimbwiye saa mbiri ndaba mageze nta kibazo mukuri nimugoroba saa mbiri uhingaruka ubwo ejo umukozi ndashaka guhita ayitunganye ndayizana ikiro tomatisi sibyo kido uri inshuti yanjye aho rwose. umusubirize Inshuti yanjye, ndamusuhuza ariko ndamubwira ko uri inshuti yanjye mubo kiravuba nariko nizo ntayo fanta zirakenewe kabu uri wenyine ahangaha ko iki kizu kigana gutya si byiza cyane reka nitegure yego nta kibazo kido aho umunsi mwiza yego nawe naho ubundi se ayayaya konaki irantu ndayiriye tu kidobya sinareba iki ubwo muzi ngo inzu ni yanjye rero barababeshye uw'ibihumbi 100 uw'iry'itanu uw'imodoka bose ngira inzu we abana bo bazi ngo inzu ni iyanjye nirwo mbaryo umunsi ku munsi boss yaragiye yaheze iyo za burayi nzajya nyiriraho amadeni nyiriremo abana umunsi azaza azasanga nanjye narabaye boss rero ngubwire kidobya uri inshuti yanjye ndabizi kabisa uri inshuti yanjye pe cyane ariko uyu munsi ubucuti bwanjye nawe burarangirira hano ese kandi ni ukuri ko imana burarangirira hano ese kandi ubizanye ute kubizi ko uhita ababanga burarangirira hano kuko nabibwiwe n'umuyobozi dore n'ubu arampamagana uri kubibona ko ari kumamagana ese mwana kuri bya bihumbi byawe 5 se bitanu se wari wagenda mu nzira ngo turagura n'igiceri cy'atanu reka mbe ndetse kumwita kuko mwita byahita bwira abanyerondo bakaza hano nonaha ahubwo umva nkubwire kura mu mufuka umereze umva nkubwize ukuri uretse na 5 ubu ngubu ni inka y'igiceri cy'10 yancika kora mu mufuka umereze ese mwana umva muri indya yanjye urabizi nta mafaranga mfite n'ubwo nari nabuze ariko unyambura gute iyo ukeneye senyisi uraza nkayaguha ndabizi ayo nyaguha kandi igihe twagura iki ayo nyaguha rero kugenda kurya cyangwa se ukagura bwa bushingura cumu bwawe by'umwa bw'ubuyoga nazi ukagenda ntunyishyure ariko inoti ya 5 iraremereye uretse se kora mu mufuka uretse nyine nkubwire tujye kubinyuza rero mu buryo bw'ibanga kandi bicaye mu mucyo urumva bose urabizi yaramaze iminsi muri Malawi yaraje ari mu nzu yazanye kofi rero abantu bose mu madeni Gerard muri mideni prof muri mideni yewe abo bo wibavuga rwose ujya mideni ukajya mbona kararisi de uzi kuri ingegero uri igisambo kararisa sugira ngo ubundi hari ibirye man na 500 nabigoye ngo ugende ungura amayinite ungarurire ugenda ugiye ukuvuga ngo rero ari amasaha bakuza aba agent bari batashye umva yamereze rero gutanguza amayinite warayabitse sinagarutse ngakubura se reka nkubwire nubwo ndi hano si hano ukora avuta azavuga ko makora abana bazi kari iwanjye man iwawe se ugenda watsapye naguhaye inkweto ibiki n'ibiki ukagenda wiyemeye mu muhanda no mu bintu byanjye wangize ukanywa n'amafaranga ntuzongere kuza kunura n'inkweto bose ashobora kuba agiye kubyuka ariko mwana tuvuge gahoro undi satse no gwereka byaba byiza boss aje ahubwo akabyumva akakwishyurira reka ngwerekeze basi tubivugeho ngumerekeze nta mafaranga afite no kuri kwimana umuntu ariko nshinyikira ntabwo mva hano utamaye amafaranga reka boss abyuke basi nyamwaka boss mubwira azahubwo nona nakomanze we wambariye ko ahubwo se yaje kandi byo byiza akuri kubona ukuntu kunyigiraho wareza gatuza reka kuri 5 byawe wambabare urabizi amafaranga yose nagiye 5 byande byawe ndabizi kuranga yawe nta namwe mireza ntayo mfite gusa imifuka irera use mubwize ikidoka mireza hano telefone nta mikino mfite telefone kuri charge ma telefone cyangwa se ibyangombwa ako si ibyangombwa nemeza ikindi usanze amaze gukoropa telefone yashyize kuri charge ahubwo wowe ntabwo rero uri guvana utayambaye urakuramo iyo pantaro kugira ngo mve ko nditsere kuramo iyo pantaro yiwe hano si iwanyu uhita winjira mu nzu ugenda ureba indi wambaye iyi pantaro ntabwo naburamo icumi kanze nikura
bimeze nyine biko ndayikuzanira ariko ngiye gukuramo nza nambaye iyi nakubwiye ko naje nariye amavubi kuramo si amavubi gusonza wongeyeho n'inzuki ubucuti bwanjye sanzwe nzi nawe kuko ukaba uri mu ngira ubushiti kuri 5 amafaranga yose nagiye nesikoroka bakayama ntabwo nakuguragamo kare urafata 5,000 biguze mitsingi 5 ukabifata ukabijyana uzi ko ririya joro naraye icyaka kiri ku mereza hano se kiravamo uretse tubyumvikane hari none tugiye kubyumvikanaho bundi bushya abisiriniga yanjye ni bundi bushya none ubu burashaje none ako se ugiye gusakuza bosi nabyuka none ipantaro ni mereza hano ipantaro kiravamo se noneho ipantaro mvana mubwire uretse bosi byuka ndayamwaka ntabwo abwira ngo urabizi kuramo ipantaro genda wambara ibindi uzanzanira amafaranga w'ipantaro yawe imyenda si yonyine urabizi kuramo amafaranga ngorera buri munsi reka ninjire mu nzu noneho nyaza reka imitwe yawe se nabona se ko abantu bose ngo baza kukwishyuza ngo ukinjira mu nzu ugahita ukinga barabimbwiye ndakuze wa kagabo ntabwo uyu munsi noneho tumaranye igihe ariko nta ikindi kibazo twagiranaga se si ibyo ni ikibazo ufite ibibazo ahubwo kuramo akazi w'urugi imbere y'abantu wambaye kuriya bakabona ko kuri boss ntabwo wakureba n'isura ngo babone kuri umutekamutwe hari abantu bambara neza ukabona bitababereye nk'ubu nanjye urabona ukuntu nambaye si bimbereye n'amafaranga urabona abantu bose babibona ariko nanjye nuko usanze ndi mu rugo none se ko nari ndi mu rugo ahubwo nari ntembereye mu rugo nyine uri umukozi wo mu rugo ahubwo reka nkwereke saba ugeze buraga kuramo imyenda wamukaritasi nese ndavuze kuramo wa ese mwana warahindutse se ndavuze ngo kuramo Jewe nirirwa mu biro nkandagura mashini umutwe wasaze umwana warize muri amafaranga utakabakarani bura kwirirwa kuri mashini turavunika kuramo izo inkweto kuramo mukaritasi kuramo inkweto uzizira kumarira iki ko 5 waratse nkajya kuyaza noneho ndabigenza reka nkubwire icara hasi kuramo iyo pantaro ukiri hasi kiravuba se kiravuba nasize ncanye amatara y'imodoka ari hanze ninsanga batiri yashizemo umuriro nkayatsikanga kwawe urazibuka batiri reka nzabyutse urazisharije batiri reka nzabyutse bosi basaza ya kuramo izo nkweto nazikuyemo izi nkweto zihekeye hekenye izi nkweto use nahera hehe ubu ariho ubwo inkweto z'inyo wahera basi mbabari dore nanapfuka ariko noneho ntabwo ubuse wahera hehe n'ikirere aho se n'ikinaho kinya mbabarira basi umushinzi araze nkamuha 2 byo kugira ngo muhibe iki yangize nkamuha 5 ngo ngura inoti nayagaruka ngo mva mu maso cereka shobo jaje Agasogi wabaye wa kane nabaye wa mbere ariko amanota angahe 10 ariko amanota 10 wabaye wa mbere abaho ahubwo wowe nabonye biroti yawe nagiraga ngo numve nimba uzi ubwenge nabaye wa mbere ariko ntabwo nibuka amanota nagize wabaye wa mbere ugira amanota 91 urumva nanjye se nkubwira nabaye wa mbere ngira amanota 99 ariko rimwe ryonyine wabaye uwa nyuma oya ubwa mbere nabaye oya ubwa mbere ngiye nabaye wa mbere ubwa kabiri mbu wa mbere ubwa gatatu mbu wa kabiri karamika bita byanyu amakuru yanyu se mugikuza n'urwaye gusa n'urwaye ntabwo mbona ufite imbaraga nkeya gusa wameze gute ngiye meze neza uri kwiga neza
utabeshya wabaye wakangahe muri test uwa mbere mu gihe wabaye wakangahe mbere mbere tuzanye mwazihaye inda umukozi kidobya nawe mwazihaye kidobya nawe mwazihaye sawa kandi mwisubire kwikenera tuze kumara uramwishyura amadeni mwateze akavuyo iwacu mwegera hano mwese ijana na makumyabiri nibyo nshaka birumvikana ubwo ari we boss ibihumbi ijana na makumyabiri nibyo nshaka kuri uyu munsi ijana na makumyabiri ibihumbi ijana na makumyabiri uyu mugabo hano ntabwo ari iwe kumbe ntabwo ari iwawe hano aba bagabo baraje bansanga hano kandi njyewe nta kintu njyewe nta kibazo mfitanye nabo njyewe ibihumbi ijana byanjye na makumyabiri bya muravumba wari namwe barimo amadeni waheze muravumba ibihumbi ijana na makumyabiri iri kidobya banza nyumve oya niba ugiye ngo turanakubeshya iyi si video namufasha ari kunguza amafaranga hano se reba hano hano se ko bazi ko ari iwanjye uyu mugabo ni umwambi urasabye ibihumbi ijana na makumyabiri na makumyabiri haciye iminsi bazigare wawe mu rwego bazigare wawe mu rwego aba bagabo bose ni inshuti zanjye twaragendanaga tunakorana cya gihe warigiriye muri nakoranye nawe bose umva boss reka uretse gato uyu nguyu ejo bundi yakwishyuje ntumva ibihumbi bye bitanu mubwira ko wajya gucyura indaya barasangiye ikibazo cyawe ni cyewe njye rero boss njye ndi umuturanyi wawe niyo kuri kino gipangu cyegeranye n'icyawe sinzi impamvu tutaziranye aka gahungu nagafashe nk'agapfubyi kambwiye yuko kabi wawe ariko nyine kari kuri amafaranga ibihumbi 5 wowe ikibazo cyawe ni iki uyu mugabo kidobya namugurije ibihumbi ijana na makumyabiri anyereka ko hano ari we arambwira ngo saa munani araba yanzaniye haciye iminsi 3 amafaranga yanjye ntarayabona hanyuma wowe ikibazo cyawe ni iki ni ukuvuga ngo uyu mugabo yazaga gufata amata y'abana iwanjye amata y'abana bande ubu yambwiye ngo afite abana ubwo ni uko turamenyana gutyo ubwo ni uko birangiye yambwiye ati ngo ashaka amafaranga bazayanzira mu minsi mike ibihumbi 150 ntabwo ari menshi none yagiye azanga hanyuma wowe iruhande rwawe nitwa Sibindera yego Sibindera uyu mugabo ni inshuti yanjye nabonaga tuyangana ntwari ibewe ye yaje aramamagara nza hano ye aramwe afite ikibazo ahantu ashaka kujya gusura umuntu mutiza imodoka yanjye ngo saa 2 za nimugoroba barayinzanira na n'ubu amaso aheze mu kirere mutegereje kidora ari dani muri wowe amafaranga se oya ntayo ariko uyu munsi wanguriza abana bagabo buri wese tukagenda tumuha duke byibura bakambabarira bakazagaruka kisha na gasaro karame boss bitirira abana banjye numva hari ikindi kintu nagufasha bitirira abana banjye bitirira imitungo yawe ikosa nta kubera no kwitirira abana banjye bakujyane bagukoresha icyo bose wambabariye basi oya bakujyane bagukoresha icyo basi munyishyure basi nyishyure basi
tujyane ku murenge batanga buri kimwe bagifunge wiyitirira ifangu bitari byawe wiyitirira abana batarabawe urabizize n'umunsi bagusore wari inshuti yanjye nta n'icyo nakora sibyo byabera kugarutse ngaho ni ukuri